umwe wese ahuri nawe upfuka musengera ubugingo bwawe kuko buri mu kaga. Data wa twese udukunda cyane, turagushimye habwa icyubahiro. Nshuti bavandimwe, reka twongere tugire umugisha wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo mbese nawe uracyakeneye kuba imbata. Reka dusenge. Data mwiza, turagushimye habwa icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe, kandi abana bawe bari hirya no hino bateze amatwi ubaha umugisha, ndetse Mwuka Wera amurikira intekerezo zabo, maze muri iki gihe cy'ububata bw'icyaha turimo uhe buri muntu wese kumenya uruhande aherereyemo, maze agira ishyaka n'umwete byo kuva muri urwo ruhande rubi akwisunge, maze nukomeza kumufasha izina ryawe rihabwe icyubahiro. Aba ari wowe utuyobora muri gahunda zose, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti, turamutse tuvuze imbata, abana bato ntibashobora kuyimenya. Birashoboka ko bamenya ngo imbata ni ya nkoko igenda ifite amano afatanye, ariko iyo tuvuze imbata ni umuntu wabaswe n'ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyamugwa nabi. Imbata rero mu gihe cya Yesu zari zihari na mbere ya Yesu, ndetse na Pawulo ubwe yari afite imbata yitwaga Onesimo. Aha rero imbata ni muntu ki? Imbata ni inkoreragahato cyangwa se ni umucakara, ni umuntu wakoraga kwa shebuja adafite uburenganzira. Imbata rero yari inkoreragahato muri icyo gihe cyangwa se ubucakara, nk'uko no mu gihe cya kera hahozeho ubucakara cyangwa se ubucuruzi bw'ubucakara. Abanyaburayi bacuruzaga Abanyafurika babavana mu bihugu byo muri Afurika babajyana muri Amerika kubakorera imirimo y'agahato. Ibyo rero nibyo bitaga mu ndimi z'amahanga le commerce triangulaire. Ni ubucuruzi bwakorwaga mu buryo bw'imigabane itatu, bakavana abantu muri Afurika bakabajyana muri Amerika bakajya kubaha imirimo y'agahato. Ibyo rero byari ubucakara. Aha muri iyi si turimo hari ikindi kiremwa kidukoresha ubucakara. Uwo nta wundi ni Satani. Reka mbabwire ko iyo mu gitabo cyo kuva mu gice cya mbere hatwereka neza uburyo ubucakara bwabayeho. Hano amagambo twese tuzi mu gitabo cyo kuva muri Bibiliya mu gice cya mbere turahasanga icyo Bibiliya itubwira ku byerekeranye n'ubucakara. Hano Abisiraheli bamaze kugwira muri Egiputa, maze uwitwa Farawo abakoresha uburetwa bw'inkoreragahato aribwo bucakara. Ubu bucakara bwatumye Abisiraheli baba muri Egiputa imyaka isaga 430. Nshuti muvandimwe, ubucakara bwakozwe mu gihe cya Isiraheli uyu munsi dushobora kuba turi kubukora mu buryo bw'umwuka. Mu gice cya 5 rero maze batwereka neza uburyo ubu bwoko bwatakishijwe n'ubucakara, bababazwa n'ubucakara bakoraga, uburetwa ububata bumaze kubarambira, bumaze kubagera kure, maze barataka batakira Uwiteka. Uwiteka arababohora. Imana yacu yabicyubahiro. Uyu munsi isi yose turamutse tutarebye neza ngo twisunge ijambo ry'Imana rivuga ku byerekeranye n'ububata, twakisanga mu bubata bukomeye, aribwo bubata bw'icyaha. Burya nshuti yanjye, icyaha ni kibi kandi buryo ukitondera kuko kikurusha ubukuru. Icyaha cyatangiriye mu ijuru, aho Satani yigometse ku Mana, bigatuma Imana yo ifata umwanzuro wo gutandukana na Satani na Lusiferi kubera kwigomeka. Ubwo rero bwari ubunyacyaha. Lusiferi amaze gucibwa mu ijuru, bwa bunyacyaha bwe yaramuzanye abutera mu muntu, ahera muri Edeni ku mukurambere wacu, maze abavutsa ibyiringiro, kabone nubwo twagize umugisha bagacungurwa. Imana yacu yahabwe icyubahiro. Noneho rero mu gihe cy'abakurambere n'abahanuzi hari isoko ryaguraga imbata. Imfashanyigisho imwe iratwereka umugabo bitaga waguraga imbata. Uyu mugabo amaze kujya kugura imbata, igihe yamukoreraga imyaka myinshi, iyi mbata iza kurambirwa ububata bwo kwa shebuja. Maze igihe shebuja yabonaga iyi mbata imaze gukura, itagishoboye kumukorera umurimo w'ububata bwiwe, ayisubiza ku isoko. Igihe yayisubizaga ku isoko rero, umuntu wese wazaga mu isoko ryo kugura imbata yitegerezaga iyo mbata, maze yayigereka amafaranga, maze imbata ikamubwira iti ndambiwe kuba imbata, singikeneye kuba imbata. Igihe shebuja yabonaga iyi mbata yarakaye,
abacuruzi b'imbata bari kuyigeraho bari kuyiyereka amafaranga menshi, ariko imbata ikayisubiza ko irambiwe kuyimbata. Shebuja byaramubabazaga cyane. Haje umuntu w'umugiraneza aza nk'uje kugura imbata, maze yambata nayo ayicisha ari mu isoko ry'imbata. Igihe yayicishaga, iyi mbata yamusubije amagambo nk'ayo yabwiraga abandi baguzi ko irambiwe kuba imbata. Nuko uyu muguzi aremera yigura amafaranga ihenze, ayimuhenzeho cyane kuko yayikundaga, ariko ntabwo yari ayiguriye kugira ngo ikomeze kumubera imbata, ahubwo aramubwira ati humura, nubwo nkuguze amafaranga menshi urambera imbata ariko y'umudendezo. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Nshuti, natwe hari undi muntu wemeye kutugura nubwo twari imbata z'ibyaha, atugura ikiguzi gihenze, atugura aducunguje amaraso ye, atugira imbata z'umudendezo. Imbata y'umudendezo ni umuntu ukorera shebuja amukunze, kandi na shebuja amukunze ariko ntamukoresha iby'agahato kandi akamuha umudendezo. Yesu Kristo rero ni umukoresha wacu mwiza, aduha umudendezo nubwo dukora twitwa ko tumukorera, ahubwo tumukorera kuko we yabanje kudukorera iby'agaciro. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu munsi abantu benshi bari mu bubata. Katurebe ibintu byarangaga imbata iyo zabaga zimaze kuba imbata zo kwa shebuja, zitagikeneye kubaturwa. Hari igihe itegeko ryatanzwe mu bwoko bwa Isiraheli bw'uko imbata yose bari bafite amategeko bagenderaho mu buryo bw'ububata. Imbata yose yagombaga kugira igihe maze ikabaturwa. Iyo imbata yabaga ikoze imyaka 7 mu rugo rwa shebuja, imyaka 6, mu mwaka wa 7 uwo mwaka wabaga uw'umudendezo ku mbata zose ziri mu gihugu. Nshuti muvandimwe, izo mbata rero hari igihe zitifuzaga kubaturwa kubera ibintu bitatu turi bubone. Icya mbere, iyo imbata yabaga iri mu rugo rwa shebuja ariko itagira aho ivuka cyangwa se itagira umuryango ivamo, igihe cyo kubaturwa cya wa mwaka wa 7, iyi mbata ntabwo yifuzaga gutandukana na shebuja, yifuzaga kwigumanira na shebuja kubera ko n'ubundi ntaho yabaga iri buke. Icya kabiri cyashoboraga gutuma imbata yanga kuva kwa shebuja nuko igihe cyose shebuja yabaga kikunze, yabaga yihaye urugo cyangwa se akayishakira umugore, ikanga gusiga umuryango wayo kwa shebuja, kandi itegeko ryaravugaga ko imbata igomba gutaha yonyine. Icyo cyari icya kabiri cyashoboraga gutuma imbata zidasiga ba shebuja. Icya gatatu cyashoboraga gutuma imbata idasiga shebuja nuko yabonaga ishaje, mu bundi buzima nta kintu yazimarira, ikavuga iti ubundi aho kugira ngo njye kwandagara reka ngume kwa databuja. Iyo mbata rero iyo yabaga yemeye kwanga kubaturwa wa mwaka wa 7, ikifuza kugumana na shebuja bitewe na za mpamvu zigera muri nyinshi twabonye, iyo mbata yahabwaga ikimenyetso kigaragaza ko hari imbata yanze kubaturwa, kuko igihe cyageze igahabwa umudendezo ariko ikawanga. Turi mu bisome mu gitabo cyo Kuva, reka mbabwire ko turi mu bisome mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 21. Ahangaha tusome ku murongo wa 6, twumve imbata yangaga kubaturwa umugambi wayo n'icyo byari bigamije. Aha rero muri iki gitabo cyo Kuva mu gice cya 21, mwumve baranditse baravuga ngo andi mategeko y'Imana. Aya mategeko niyo uzashira imbere yabo nubura umugurano wo mu Baheburayo, agakukorera imyaka 6, kuwa 7 azagenda mu mudendezo atagize icyo gucunguje. Niba yaraje wenyine agende wenyine, niba yarazanye n'umugore we bajyane, kandi shebuja numushingira umukobwa wawe cyangwa ukamushingira umugore, niba byarana abana b'abahungu cyangwa b'abakobwa, uwo mugore n'abana be bazaba ba shebuja. Uko ariko umugabo wese agende wenyine. Ariko uwo mugurano niyerura ati nkunze databuja, nkunze abana banjye, nkunze umugore wanjye, sinshaka kugenda njyenyine ngo mbe umudendezo. Umurongo wa 6 turatubwira ngo shebuja amujyana imbere y'Imana, amuhagarike ku giti cyangwa se ku nkomanizo. Shebuja amupfumuza ugutwi uruhindu, agumye gukorera shebuja iteka. Nshuti,
iyo imbata yabaga yanze umudendezo bitewe na za mpamvu zigera muri enye twabonye, ashobora kuba yari afitemo umuryango, ashobora kuba yari ashaje, ashobora kuba yari akunzwe na shebuja, ashobora kuba yarabonye iwabo harabaye mu matongo nta kindi kintu azaramirayo, akifuza kugumana na shebuja. Shebuja yamuhaga ikimenyetso kigaragaza ko iyo mbata yahawe umudendezo ariko ntiwemere. Ikimenyetso rero yahabwaga ni ikihe? Ikimenyetso nuko iyi mbata yatoborwaga ugutwi, bakoreshaga uruhindu rushyushye maze bagapfumura ugutwi bagashyiramo ikimenyetso kigaragaza ko iyi mbata yanze kubaturwa. Na n'uyu munsi imbata zanze kubaturwa usanga zitoboye amatwi. Aba ngaba ni ba bantu bambara amaherena, ni naho kwambara amaherena byakomotse. Burya iyo umuntu yambaye iherena aba agaragaza ko yanze kubaturwa, kandi Yesu Kristo yaje kutubatura. Nshuti mwene data, mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri naho hari amategeko y'imbata. Aha ngaha batwereka neza ko igihe imbata yabaga yanze kubaturwa nabwo niko bivuga, umuntu nawe yahabwaga ikimenyetso. Gutegeka kwa kabiri mu gice cya 15 umurongo wa 17 haratwereka neza ikimbata yabaga igambiriye. Umurongo wa 17 baranditse baratubwira ngo naho hameze nka kwa hahandi. Ku murongo wa 16 kandi nakubwira ati sinshaka kukuvaho kuko ngukunda nabo mu rugo rwawe akemerana neza nawe, uzende uruhindu urupfumuze ugutwi kwe rusohoke ku rugi rw'ugutwi, maze agumye kuba imbata yawe iteka. N'umuja wawe uzamugenza utyo, numuhara ngo akuveho agira umudendezo, ntibizagutere agahinda kuko yagukoreye imyaka 6 ukaba umuhembye igice cya 7 cy'ibihembo wari ukwiriye kumuhemba. Umukozi ugukorera kandi Uwiteka Imana yawe izaguhera umugisha ibyo ukora. Imana yacu icyubahiro. Nshuti bavandimwe, icyigisho turi kuganira kiravuga ngo mbese uracyakeneye kuba imbata? Mbese nawe uracyakeneye gutoborwa amatwi? Kugira ngo uku gutoborwa amatwi twabonye ko ari ikimenyetso cy'imbata yanze umudendezo. Abantu b'Imana ntabwo dukwiriye kwemera gukomeza kuba imbata. Reka mbabwire iki kimenyetso cyo gutoborwa amatwi. Igihe umuntu yabaga afite inka nyinshi mu Rwanda, ibyo bita amasho, kugira ngo ya masho ye agaragare mu yandi cyangwa se buri nka yose igira ikimenyetso, nuko inka yagombaga gutoborwa ugutwi igashyirwaho icyo twita ikimenyetso cy'iherena, kugira ngo na shebuja azaba afite umubare w'iherena ryanditse ku nka ye. Aho rero bikimara kugera mu Rwanda, abantu benshi n'abazungu babigize umutako, n'abanyarwanda tubijyamo, ariko mujya mu by'ukuri gutoborwa ugutwi ni ikimenyetso cy'uko twanze Yesu Kristo, ni ikimenyetso cy'uko tutamwemera, ni ikimenyetso cy'uko twanze kubaturwa. Uyu munsi twifuje guhora mu bubata bw'ibyo twita byiza, nyamara ntabwo tuzi ubusobanuro bwabyo. Dusoza nshuti zanjye, icyaha ni kibi cyatumye mwene muntu akomeza kuba imbata, kandi ndabashaka kugira ngo mbabwire ngo Imana yaduhaye umudendezo. Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndakwifuriza kuva mu bubata ugahabwa ubugingo buhoraho binyuze muri Kristo, kandi ngo kujya mu ijuru, kwanga kujya mu ijuru k'umunyabyaha ntabwo ari itegeko ry'akarengane, ntabwo ari itegeko Imana yashizeho, nta n'uwundi muntu warishizeho, ahubwo Matayo we yaranditse ngo umunyabyaha niwe uzibuza kujya mu ijuru. Reka nge namwe duharanire kugira ngo Imana idufashe dutere intambwe tuve mu bubata bw'icyaha, tuzinuke icyaha, maze dufatanye n'abatahajuru. Kandi Yesu Kristo yiteguye kudufatisha umwanzuro mwiza, Umwuka Wera akadufasha mu rugendo rw'intege nke zacu kugira ngo ducike ku cyaha cyatugize imbata. Nimureke mbifurize gukomeza kugubwa neza. Imana yacu iduhana umugisha, kandi nsengera buri wese kugira ngo uzumva aya magambo amukoze ku mutima azatera intambwe Imana izamufasha. Reka dusenge, kandi buri mwe wese aho uri nawe upfuka musengera ubugingo bwawe kuko buri mu kaga. Data wa twese udukunda cyane, turagushimye, habwa icyubahiro. Tumaze kubona neza ko hari ikiremwa cyatugize imbata kandi kitifuza ko tubaturwa, kandi tumaze kubona ko ijambo ryawe ritubwira ko uwabaga yagizwe imbata yakoreraga shebuja imyaka 6, umwaka wa 7 ukaba umudendezo. Uyu munsi twebwe rero abenshi ntabwo twifuza uwo mudendezo. Turagusabye kugira ngo Umwuka Wera atsinde imitima yacu, maze icyaha cyatugize imbata tubaturwe kubw'Umwuka wawe no kubw'ijambo ryawe no kubw'imbaraga zawe.
komeza rero ufashe umwana wawe wese kandi uduha amahirwe yo gukomeza kurwana urugamba. Tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu, amen.